cya kintu wagirayo koko kirya ko murya byinshi abanyakigali nawe ntago umurya cyajimeze nka speed pe kirakomeye gifite mana muniga arakomeye cyese wenda niba ari ibiceri bishakira kuvuga Aston Hall mukuru muniga nagarenze tu kuri nyine ntago bafite body attract bire zira boro zirarenze z'abantu bakomeye kuri higo ufite igitego wekare byo mukunda oyange ntago binkorera pe. A few moments later. Me and him, no one else. Yeah, no one else. Please. One of the drivers came down here. Yeah, I will tell them to go. But just one? Yeah. Aziz. So good to meet you. Cyamamare. Awe ntago waseba. ngo mbega igihungu ngo cya kintu kimeze kuriya ngo atuma kirakomeye ngo kimeze nka nese kuki wavuze biriya bintu ko shayoroshya ate. hari umuntu wigeze kuvuga ngo abantu benshi cyane muri iki gihe ntabwo bagitinya guseba apfa kuba yumva icyo gisebo ari bugikuremo akantu cyangwa ari bugikuremo akandi kantu k'izina gashobora kuba kamuhindurira wenda cyangwa kakaba kakiyongera ku izina afite uyu munsi cyangwa ku mafaranga afite uyu munsi bitari ibyo araza kuba yakora icyo kintu. Kandi abantu benshi cyane muri iki gihe nanone ikindi kintu uramaze kubona ntabwo bagitinya kuba bahemuka, ibyo nabyo guhemuka rwose nabyo byabaye nk'ikintu cyoroshye cyane. Rero uyu mwana w'umukobwa mu minsi yashize haje kuba havugwa umusore wari urimo uca ibintu hirya no hino ku isi bamwita Ashton Hall. Uyu musore rero yari kugenda azenguruka mu bihugu byose bigiye bitandukanye cyane cyane bya hano muri Afurika birimo Ghana, Benin, Nigeria ndetse n'ibindi ari naho yaje kuba yakurikizaho mu Rwanda. Ariko rero urugendo rwe rugitangira rw'uyu mugabo cyangwa rw'uyu musore yatangiye kugenda azenguruka hirya no hino ariko aza kuba yavuga ati reka mpamagare mushuti wanjye Ashton Small, ubwo ni uwize intoki cyangwa uzwi nka Kagarara, aje maze kuba yahamagarwa. Noneho uyu Kagarara aza kuba yakwerekeza ahantu undi mu gihugu cya Ghana, yaragiye kuba yasanga uyu Ashton Hall wari uturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi afite gahunda yo kugenda ahura n'abakunzi mu bihugu bigiye bitandukanye. Rero uyu mwana w'umukobwa witwa DJ Flix nawe yaje kuba yakwitereka ubwo yarari ku kiganiro cyo kwa Emirene, aza kuba yatangaza amagambo akomeye. Abantu benshi cyane baravuga bati buriya uyu mwana w'umukobwa burya koko aratwika, nta musore wapfa kugira uko nguko. Ariko abantu benshi cyane byagiye bibasetsa ndetse nanjye biza kuba byansetsa cyane mu buryo bukomeye cyane ubwo nabonaga ikindi kiganiro yaje kuba yakora. Nyuma yaho aje kuba yakwishongora avuga uburyo uwitwa Ashton Hall nta birenze ndetse nta n'ikintu rwose kimurimo, nta mari murimo ndetse nta n'ikintu rwose we bavugana babona ari umuciriritse cyane. Baravuga bati burya abanyarwandakazi rwose bateye ubwoba. Ariko Ashton Hall akigera hano mu gihugu cy'u Rwanda abantu benshi cyane baje kuba banamwishimira. Ni umusore rwose uca bugufi cyane, navuga ko ari umwe rwose. Navuga abantu benshi cyane batangiye kuvuga bati nyamara uyu musore afite umuco umeze nk'uw'abanyarwanda, ariko bamwe abanyarwanda bamwe ntago mugikora ibintu biri sawa. Ako kantu mugire mute mukibuke, abantu bamwe ntago mugikora ibintu biri sawa, umuco murasa nkaho muri kugenda mutakurikiza neza. Ariko urabona ko ameze nk'abanyarwanda nyine tu, afite umuco wabonyaga uburyo yisanzura ku bantu ari sociable. Ikindi kintu nge nakunze kuri uyu musore ni uburyo abantu baciriritse cyangwa abantu bato cyane harimo nk'ababyinnyi nagiye mbona babana cyane cyane abo muri Morio Kids, mbona uburyo bari bisanzuranyeho rwose, ubona bishimanye ku rwego rwo hejuru cyane, bitandukanye n'ibindi byamamare twagiye tubona biza mu Rwanda nka Ashton, Aisho Speed mwarabibonye, usibye ko ngo yari yanatumiwe n'ibigo bya ZRDB ndetse n'ibindi. Urumva ko we ntago yatanze show imeze nk'iyo witwa Ashton Hall waje yizanye rwose aje kwirebera bamwe mu bakunzi be harimo n'uwitwa Kagarara. Navuga ko yakoze ikintu gikomeye cyane rwose mu Banyarwanda, yakoze ikintu gikomeye rwose, yakagombye kuba yanahemberwa. Ariko ubwo nubwo atanagihemberwa nta kibazo, nabwo aba yanditse izina kandi ababizi baba babizi ko ari ikintu gikomeye yakoze. Nawe ubwe yajya yishima burya nubwo umuntu ataguhemba kubera ko wakoze ikintu cyiza, nta kibazo upfa kuba ku mutima wawe ubizi neza ko wakoze ikintu cyiza burya
burya nanone by'ibyishimiro uvuga ati njyewe nubwo uyu muntu atagize gutya ngo ampembe ariko nta kibazo nta kazi yari yamaye n'ibyo ariko nanjye ku mutima wanjye ndabizi neza ko nakoze ikintu cyatanje ibyo ngibyo nabyo bijye bigushimisha burya njya mbwira abantu ni burya iyo ukoze ikintu cyiza cyane nubwo nta muntu wagushima ariko wowe jya wishima ndetse wihe n'agaciro kuko byanze bikunze cya kintu cyiza wakoze abantu bazakibuka uwo munsi gusa wagikoze ariko nyuma yaho bashobora no kuba bakibagirwa ejo hakora kandi kantu kabi akaba ariko bitaho cyane kurenza cya kindi cyiza wabakoreye burya niko abantu bo ku isi bateye. Niyo mpamvu rero ugomba kwishimira intsinzi yawe kurenza uko abandi bantu bashobora kuba bayishimira ku rundi ruhande kuko nutegereza ko abandi bantu bazishimira intsinzi yawe ku rundi ruhande bazayishimira ako kanya kubera ko hari icyo bayikurikiyemo ariko nyuma y'iminsi mike cyane nuramuka ukoza kandi kantu gatoya kabi niko bazenjoyinga cyane kurenza cya kindi cyiza wabakoreye. Rero uyu Kagarara abantu benshi cyane nabonaga bagenda bavuga bati uyu Kagarara akagombye guhembwa byakagombye kugenda uko nguko ariko nyine ntabwo ari ngombwa ndetse nta nubwo yari yahawe akazi ko kuba yazana uyu Ashton Hall ndetse niba yaranamuzanye akaba yarakoze ibintu byatanje ubwo nibyo rero wenda reka twigarukire rero ku mukobwa wacu ikintu yaje kuba yatangaza rero kinasekeje mw'abantu mwe rwose abantu ntago bagitinya guseba pe ntago bagitinya guseba ngewe rero hari ibintu nshobora kuvuga ariko nabivuga bitewe wenda n'ukuntu ibintu bigenze nkavuga ni wapireka nizirike mpfushe wenda ntuze ntekereze mvuga ni ahangaha nanjye reka nifate wenda bazavuge ko rya jambo nanjye naravuze ubundi nanarihagazeho. Ariko uyu mwana w'umukobwa ubwo murabizi ko abarizwa muri team irimo bamuyoboke akenshi cyane bagiye banavuga ibintu bitari sawa kuri muyoboke ndetse n'uyu mwana w'umukobwa ariko ndavuga nti muyoboke ni umuntu yubashye ni umuntu mukuru ni umuntu usobanutse ibyo ngibyo ntabwo ashobora kuba yabijyamo bivuga ngo karakana ngo wenda ngo byagenda uko oya muyoboke ni umuntu wiyubashye ni umuntu w'umupapa namwe mubibona kandi ikindi biramutse ari byo ntabwo bajya bagendana cyane nk'uko nyine bagendana uyu munsi muba mubona ko ari ubucuti nyine bugize buteye gusanzwe ubwo umuntu ashobora kuba yakwikundira akavuga ati karakana ngiye kuzajya ngendana nako nta kibazo cyako. Urumva rero nubwo buryo uwo mwana w'umukobwa rero yaje kuba yatangaza aravuga ati reka uyu Ashton Hall nta kintu kimurimo babona ari umuntu uri aho ngaho uri cheap ariko ubwo Ashton Hall yerekezaga kwa The Ben yari yatumiye nyine uyu Ashton Hall ndetse na timu ye amutumira naho n'uwitwa Ashton Small ndetse na Ashton India bose abo bari mu rugo kwa The Ben yaje kuba yabatumira ariko mu kugerayo nyine baragiye barasangira ariko nyine igihe cyo gusangira kitaragera uyu mwana w'umukobwa nabo yari ahari ndetse n'abandi bahanzi barimo ba Karufani harimo ba Kitoko harimo n'abandi banyamakuru bagiye batandukanye ba MC Tino n'abandi bagiye batandukanye nyine bari baje ahangaha n'undi mu rugo kwa The Ben ko baza kwakira uyu Ashton Hall ndetse na timu ye. Ariko noneho uyu witwa DJ Flix uyu mu DJ wanyu rwose sha yaramubonye amaritiro arazamuka atangira kuvuga icyongereza avanga n'igifaransa avanga n'igiswahili yampaye uyu ni wa mukobwa se wajyaga avuga kwa kundi yiteretse avuga ya magambo kwa kundi ndavuga ni nyamara ntabwo bagitinya guseba ariko ubwo nta kundi nyine nanone buryo umuntu akwemeje ugomba kwemera nanone mw'abantu mwe mwana w'umukobwa nyine yabonye ko witwa Ashton Hall amurenzeho amukubye inshuro nka miliyoni n'amamiliyoni aravuga ati reka nemere shampati no foto ndetse abantu n'umushake buvuga yabo utundi turero twagiye tubera ahangaha kwa The Ben nabonye abantu benshi cyane bagiye bibazaho ni ikijyanye na Kigali Protocol abantu benshi cyane bagiye bavuga ku myambarire ndetse n'uburyo abo bana bakobwa bahagaraga mu mpagararo nyine ngo basubize ikanzu nyuma kugira ngo baze kuba bakwerekana ikimero. Nabonye abantu benshi cyane bagenda babyibazaho ariko ndababwira none se ubundi mwagiraga bigende bite ariko nanone nahise nekeza kandi kantu kamwe ndavuga nti abo bajene baba baje kwakira abantu cyangwa izi kampani zitegura abakobwa cyangwa abandi bantu baza kwakira abantu bajye bamenya ese umuntu bagiye kwakira akunda iki ese yishimira iki n'ibiki birenze cyane kurenza ibindi yishimira akaba ari byo bintu bagomba kumwegereza kurenza ibindi bintu bazi neza ko ashobora kuba atageze kuko
abantu benshi cyane nagiye mbona bibaza bati ese none se ko bakuraga agakanzu ngo bamwereke bakabona arimo arirebera abana bakabona arimo ari kugira utundi tuntu nyine ntabyiteho byari bimeze bite ariko ubwo ntabwo mbizi njyewe nyine uko niko nabibonye gusa ngenda nigereranya n'ibindi bintu ibitekerezo abantu bagiye batandukanye bagiye batanga ndivuga nti ubwo nyine nuko ubwo niba wenda bataramuhasabinze ibyo yabaga wenda yari akeneye cyane ariko aba akenshi cyane nimujya kwakira umuntu mwese mwaza kampani mwe rwose mujye mubanza musure ese uwo muntu akunda ibiki ugiye kuba yaza muri icyo gihugu ese yanga ibiki bigenda bite ibyo bintu byose rero mubanze mubimenye mbere na mbere aba ari byo mubanza kumwegereza kurenza ibyo wenda atari bukenere cyangwa ibyo biri mu mutwe wanyu kuko uyu munsi ushobora kuvuga ngo ngiye uraza kuntegurira wenda ji yo kunywa iwawe ariko naza kuhagira nkakubwira n'indi amazi ushobora kuntekera ifiriti ariko naza kugera iwawe nkakubwira nti wapi ntekera imbwije aho ngaho uzizane zitogosheje zonyine nizo nikunda urumva ko rero kenshi cyane burya abantu bose ntabwo bakunda ibintu bimwe abagabo ntabwo bakunda ibintu bimwe kuvuga njya mbona n'abantu bavuga ngo abagabo barambabaje ngo ibiki n'ibiki ariko ibyo ngibyo nyine n'abo bagabo mwahuye bakubabaje ariko abagabo bose ntabwo ari kimwe ukavuga ngo abakobwa barambabaje ngo ibiki n'ibiki abakobwa bakubabaje niba bariya mwahuye ariko abakobwa bose ntabwo bagize bate ntabwo bameze kimwe. Uyu mudije wacu rero yemeye kwakira igisebo ndetse aravuga ati nta kundi reka mbyakire nta kundi byamera aremera nyine arabyakira rero nuko byagenze araseba ariko nta kundi nyine nta muntu upfa adasebye akundi ariko icyiza nuko yagarutse aho yabivugiye ndetse aragaruka aranemera nicyo kintu nakunze cy'uyu mwana w'umukobwa n'Imana rwose imubabare ndetse imuhe n'umugisha ku byo yavuze atazi sinzi ijambo nigeze kumva ngo mubareke ngo kubera ko bari kuvuga ibyo batazi mubabarire ariko ubwo nakundi rero mukomeze kugenda mudukikira mukanda subscribe kuri True Rwanda kandi ikindi mujye mwibuka gukanda kuri like kuri ako kamenyetso kagukumwe kugira ngo ibiganiro byacu bibonere ku mandasiyo bigere no ku bandi benshi cyane bagiye batandukanye. Ikindi mujye mujya aho munsi mwandika ibitekerezo byanyu uko mubyumva. Yego murakoze cyane rero mugire ibihe byiza.